Uri ku mazi, urimo uraryoshya ku nyanja, uyu munsi nta kibazo na kimwe ushaka kwiteza, ariko mu kanya gato bibaye bibi cyane kubera ko haje imiraba myinshi cyangwa se umuntu akoze ikosa, wenda bishobora kuba ari n'ikibazo cya tekinike. Ibi byose byangije urugendo rwawe, biteye agahinda ukuntu amazi menshi yuzuye imyenda yawe, urabona abantu benshi birukanka, urimo uragenda wizunguza ndetse ukagenda unanyerera, ubwato bwawe buri kurohama. Gusa hano hari icyo ushobora gukora kugira ngo urokoke mu gihe ubwato burimo kurohama. Mbere y'uko utangira urugendo rwawe na mbere y'uko ibiza bibaho, hari ibintu ugomba gukora kugira ngo ube witeguye. Icya mbere, jya wumva mbere y'uko ubwato buhaguruka, abashinzwe gutwara ubwato batanga amabwiriza mugenderaho mu bwato. Nubwo ushobora kumva nta kamaro bifite, ariko bishobora kuba byatuma witegura ndetse bikaba byanakiza ubuzima bwawe. Icya kabiri, menya aho life jacket yawe iri, witoze kuyambara n'uburyo ikoreshwa kugira ngo ibe ikuri hafi igihe uza kuyikenera uze kuyikoresha. Ikindi, jya umenya aho imiti yawe ya ngombwa iri. Mu gihe ubwato burohamye ushobora kumara ibyumweru byinshi uri mu bwato butoya bwo kurokokeramo. Ikindi, jya utembera umenye neza aho ama esikariye ari, aho abantu basohokera ndetse n'ahandi hari ibyangombwa bikenewe, aho kunywera itabi n'ahandi hatandukanye, kugira ngo mu gihe ubwato buba burohamye ube uzi neza aho ujya. Mu gihe habayeho ikibazo ubwato bukarohama, kora nk'ibyo wakoze kare. Umva, abantu bashinzwe gutwara ubwato baba barahuguriwe gukora ubutabazi bw'ibanze. Bakurikira. Icya gatanu ari nacyo cy'ingenzi, ntugapanike. Dukurikije ubushakashatsi, 7% by'abantu bagerwaho n'ibibazo bitewe n'ukuntu bapanitse. Rero ntukabe umwe muri bo. Guma mu bwato mu buryo bwose ushoboye, kandi wirinde kuba wasimbukira mu mazi kuko waba ari umwanzuro mubi kandi uteje impungenge. Urumva ufite ubwoba? Urabona amazi menshi aza gusanga? Tegereza abakapiteni bawe batangaza ubwato bwo guhungiramo, kandi utegereze bagushyire mu mazi. Hanyuma nibamara kugushyira muri ubwo bwato ugumye utuje, kandi mu gihe uri mu mazi ugerageze ubike amazi meza mu kintu cyose waba ufite. Ntukanywe amazi yo mu nyanja cyangwa se ngo unywe inkari zawe. Icya nyuma, gerageza kugumana ibyiringiro, wumve wifitiye icyizere, kubera ko abantu benshi iyo batakaje ibyiringiro n'amahirwe yo kurokoka aba makeya. Ariko wowe ugerageze kurwanya kumva uri wenyine, nk'urugero ukina imikino itandukanye, ubara ndetse ukora n'ibintu bitandukanye. Gerageza kuzirika ubwato bwawe butoya ku bundi kugira ngo ubwato bube buri hamwe, kandi mu gihe murimo kugenda hataza kugira ubura undi. Rero nuguma uri karume, ibi bizagufasha, kandi ujye usangira n'abandi ibyo kurya bikeya mufite ndetse n'amazi. Ikindi, nubwo ubona yuko bigoye ndetse bitanashoboka, ariko mu gihe ukurikije aya mabwiriza ushobora kurokoka ubwato bwawe mu gihe burimo burarohama. Urakoze cyane kubwo kureba iyi video. Niba wishimiye iyi video, kanda like, kandi niba ari ubwa mbere udusuye, kora subscribe kugira ngo ugumane natwe kuri Trumpet TV.